Niba nawe ukunda inkuru n'imigani biryoshye kandi bitangaje nkanjye, ntushidikanye gukanda subscribe kandi ukande kuri iyo buto y'inzogera kugira ngo ujye ubona notification igihe izi nkuru zasohotse. Umva uyu mugani ushingiye ku mateka y'ibyabayeho nyakuri. Aho hari agace kitwaga Akamazi, hari hagati mu butayu, nta giti kihaboneka, nta byatsi bihaboneka, ndetse n'umwuka waho w'ikirere wabaga wuzuye ivumbi ryinshi cyane n'umukungugu udasanzwe. Abaturage baho bahoraga barwaragurika kubera kubura umwuka mwiza, maze bigatuma bavuga ko nta bwisanzure bwo guhumeka bafite. Mu bantu bari batuye aho hari umugabo witwaga Nyamuhanga, wari uzwiho ubwenge bwihariye bwo guhanga ibishya, ariko agakunda inyungu nyinshi cyane. Mu munsi umwe Nyamuhanga yaribajije ati, ese ninde wakora ku buryo abantu babona umwuka wo guhumeka? Reka nze mbikore kandi mbibyaze umusaruro. Hanyuma icyo cyari igitekerezo cya Nyamuhanga. Nyamuhanga yafashe ibyuma byo mu ruganda rushaje abikoramo imashini ifata umwuka w'ikirere ikawusukura, hanyuma uwo mwuka akawubika mu ducupa dutoya. Iyo mashini ye yayise icupa ry'umwuka w'ibitangaza. Avuga ko uwo mwuka ufite ubushobozi bwo kuvura indwara zose, ukongera imbaraga, ndetse ugatuma umuntu yumva ko ameze neza. Nyamuhanga yajyanye ibyo bicupa ku isoko ry'aho yari atuye, maze atangira kwamamaza mu buryo budasanzwe agira ati, baturage b'Akamazi, nimwumve ibitangaza by'uyu mwuka, ni uw'Imana pe! Ahubwo rimwe na rimwe iyo uwuhumetse uba wumva ufite ubuzima nk'ubw'umwami. Icyo cyari igikabyo cya Nyamuhanga. Abantu babanza kumuseka, ariko umusaza witwaga Rwabukinnyi wari uzwiho uburwayi bw'ibihaha yemera kugura icupa rimwe. Yawuhumeka uwo mwuka agatangira kuvuga ati, uyu mwuka niwo nari ntegereje kuva mu bwana bwanjye, ndumva nduhutse, nta n'umunaniro mfite pe! Icyo gihe inkuru y'umwuka w'ibitangaza yatangiye gukwirakwira mu gace, abaturage basigaye batangirira Nyamuhanga ku irembo ry'aho yari atuye, batanagituma ajyana ibicuruzwa ku isoko ngo bigereyo pe! Hanyuma hari umukecuru witwaga Nyiranzogera, yavugaga ati, njye sinzongera kunywa amazi, kuko uyu mwuka w'ibitangaza niwo uzambera byose, nta n'uburwayi bugikora mu mubiri wanjye pe! Ndumva ameze neza cyane. Nyamara abandi bo bari barimo gutekereza bibaza ngo ese ibi bicuruzwa ko Nyamuhanga yabishyize ku biciro bizamuye cyane, hanyuma bikabaca intege, bigatuma ahubwo bumva bari kwiheba cyane. Umunsi umwe nyuma y'igihe, bamwe mu batangiye kuvumbura ko Nyamuhanga uwo mwuka nta kindi kidasanzwe yashyiragamo, ahubwo ari uko yashyiragamo gaparufe ngo ukore neza. Abayobozi baje kubimenya, baza kumufata, baramubwira bati, nuko Nyamuhanga we, warakoze pe! Wakoze neza guhanga ibisubizo bisubiza ibibazo by'abaturage, ariko ntago wari ukwiye kubeshya abaturage no kubaca amafaranga arenze urugero. Ariko kandi kubera ko ibyo yakoze byari byaragabanyije indwara koko mu gace k'aho yari atuye, bamuhaye igihembo cy'umuntu wagize igitekerezo cyiza, bamusaba ko yazajya yitondera kubeshya abaturage, agakora ibintu bye mu mucyo. Gushyira imbere inyungu z'abaturage ko ari byo bya mbere yagakwiye gutekerezaho kurusha ibindi. Nyamuhanga rero byari bitangaje ko bamuhaye ibihembo, ariko barangiza bakarenzaho bakanamufunga. Aho ngaho ukibaza ngo ese ibyo bintu bisobanuye iki? Hano harimo isomo rero rikomeye cyane rivugira riti, ubwenge butanga ibisubizo. Uko ikibazo cyaba kimeze kose, guhanga udushya bishobora kuba igisubizo.